Murakaza neza mu kiganiro cyacu neza, aho buri wese tugerageza kubagezaho inyigisho zifasha buri wese kugira ubuzima bwiza, uburanga, ubwiza n'ubumenyi bwo kwita ku mibiri yacu. Uyu munsi turibanda ku kintu cy'ingenzi kandi akenshi gikunze kutitabwaho, ni uruhu rwacu. Bakundwa, ni kimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri w'umuntu kuko kigira uruhare kurinda umubiri wacu mu gutuma tugira isura nziza ndetse no mu kugaragara mu buzima bwacu imbere y'abandi. Kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe ni intambwe ya mbere yo kwitaho neza, nubwo ushobora kuba wibwira ko kwita ku ruhu ari ibintu byoroheje, ariko hari amoko atandukanye y'uruhu kandi buri wese ubwoko bw'uruhu rwe burakeneye uburyo bwihariye bwo kwitabwaho. Muri iki kiganiro cy'iminota atari myinshi turagenda tureba uko wakwemeza ubwoko bwawe bw'uruhu, ibimenyetso byihariye by'ubwoko bw'uruhu butandukanye, inama zifatika zo kwita ku ruhu rwawe dushingiye ku bwoko bwarwo. Nyuma yo kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe, uzashobora gukoresha amavuta, isuku ndetse n'imirire iboneye igufasha kugira uruhu rwiza, rworoshye kandi rufite ubuzima bwiza. Icya mbere, uko wakwemeza ubwoko bw'uruhu rwawe. Hari uburyo bwinshi bwo kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe. Icya mbere kandi buroroshye. Icya mbere ni uburyo bwo kujya kwa muganga ukisuzumisha, cyangwa se ukoresha n'uburyo bworoheje bwakorohera buri wese. Uko wareba uruhu rwawe: fata ahantu hafite urumuri rwiza, reba mu ndorerwamo yawe urebe niba uruhu rwawe rufite amavuta menshi cyangwa rufite ubumara bw'uruhu bwumye. Gusuzuma amavuta y'uruhu: nyuma yo koga tegereza iminota 1 cyangwa 2, hanyuma urebe niba uruhu rwawe rutagiye kugaragaza amavuta. Niba rufite amavuta menshi mu maso no ku gahanga no ku matwi, uruhu rwawe ni uruvangwa cyangwa amavuta. Niba uri hejuru ariko rufite ubumara ku bice bimwe, ushobora kuba ufite uruhu ruvanga. Niba rutagaragaza amavuta na gato kandi rufite urumuri ruto, ni uruhu rwumye. Gusuzuma ibimenyetso by'uruhu: reba niba hari ibizinga, udukoko cyangwa ibisebe. Reba niba uruhu rwawe rukunda guhindura ibara cyangwa kugaragaza ubumara bitewe n'imihindukire y'ikirere. Icya kabiri, ubwoko butandukanye bw'uruhu. Harimo ubwoko bunyuranye bw'uruhu buri wese akwiriye kumenya. Urwa mbere, uruhu rw'amavuta oil skin, igaragara ku maso, ku gahanga no ku matwi no ku zuru. Uruhu rw'amavuta rukunda kugira utubuto, udukoko cyangwa ibibara. Inama zo kwita ku ruhu rw'amavuta: koresha shampoo n'amavuta yoroheje adafite amavuta menshi. Koga kenshi ariko wirinde amazi ashyushye cyane. Koresha isuku yoroheje ikuraho amavuta arimo ariko ntibikuvireho. Icya kabiri, uruhu rwumye dry skin, rugaragara nk'uruhu rutagira amavuta, rufite ubumara kandi cyangwa koroha. Rukunda kugaragara imirabyo kandi rufite ibyago byo kugira ibisebe. Inama zo kwita ku ruhu rwumye: koresha amavuta y'ubwoko bwa moisturizer buri munsi. Irinde koga amazi ashyushye cyane. Koresha ibiribwa bikungahaye ku mavuta meza nka avoka, amagi n'ibinyabutabire. Uruhu ruvanze combination skins, ni uruhu rufite amavuta ku gice cy'ijisho, ku gahanga no ku zuru, ariko rufite ubumara ku bindi bice. Inama: koresha amavuta abereye uruhu ruvanga.
Kwirinda gukoresha ibirimo amavuta menshi, gukurikirana guhumeka k'uruhu mu isuku yoroheje. D. Uruhu rworoshe sensitive skins rukunda kugira ubumara, gucibwa n'ibintu bimwe na bimwe cyangwa kugaragara ibisebe. Inama: gukoresha amavuta atagira ibindi binyabutabire byinshi. Irinde imiti cyangwa amavuta akabije, koresha amazi meza kandi wirinde ibintu bishyushye cyane ku ruhu. Icya gatatu, impamvu ari ingenzi kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe. Kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe bituma ushobora guhitamo amavuta n'imiti ibereye uruhu rwawe. Bituma wirinda ibibazo by'uruhu nk'udukoko, ibizinga cyangwa ibisebe. Bifasha mu kurinda uruhu igihe kirekire, bikagumana uburanga n'ubwiza. Inama zifatika zo kwita ku ruhu rwawe. Iyo ni ingingo ya 4. Koga no gusukura uruhu buri munsi. Kwirinda amazi ashyushye cyane ku ruhu rwumye. Kwirinda gukoresha kereyamu zirinda imyirasire. Irinda gusohoka mu izuba ryinshi amasaha y'ikirenga gishyushye. Kurya neza, kurya imbuto n'imboga, kunywa amazi menshi kugira ngo uruhu rukomeze guhumeka neza. Kwirinda ibikoresho bibi ku ruhu. Kwirinda ibikoresho bikomeye cyangwa amavuta yiganjemo ibinyabutabire. Guhindura ibikoresho uko uruhu rwahinduka. Kurya neza no gusinzira bihagije. Uruhu rushaka ibiribwa bikungahaye ku mavitamini meza. Gusinzira bihagije bituma uruhu ruhumeka kandi rugira itoto ryiza. Murakoze kuri uyu musozo w'iki kiganiro. Kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe ni intambwe ya mbere ikomeye kugira uruhu rwiza. Bakundwa, rworoshye kandi rufite ubuzima bwiza. Uruhu ni isura yacu kandi kwita ku ruhu ntibivuze gusa gukoresha amavuta, ahubwo ni uburyo bwo kwita ku mubiri wacu muri rusange. Muri iki kiganiro twabonye ko twakwemeza ubwoko bw'uruhu rwawe, ibimenyetso byihariye by'ubwoko butandukanye, ndetse n'inama zifatika zo kurwitaho. Twizera ko ubutaha buzagufasha gufata ingamba zo kwita ku ruhu rwawe no kurwitaho uko bikwiriye. Murakoze kwifatanya natwe muri iki kiganiro neza, kandi tubashimiye kuba turi kumwe namwe kuri Danis TV. Ntimuzibagirwe gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo mubone ubundi bumenyi bwiza buzabafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Shalom.